mumbaze ngo turi abana bangahe ujya se kwari kubyara gusa abana 17 rero ibyo abantu bagufi byashize karanga iki ryabareze ubu narakwimye none nanjye uranyimye Samari urashonje ahubwo gira hirya mubwira wumvisha se ubwo amakuru yaje nkunda ko yumva ariko uyu munsi sinigize nyine kanze nyakumvishe ubundi te turya cyambere si ibiryo sha uyu munsi nta nayo numvise abantu bose ntabwo bemera gusangira hateye indwara yo mu kanwa gusangira uwo mufata ni ukumuca amafaranga urumva nyine leta niyo yabikoze ntabwo ari njye urumva nyine badufashe urumva ibyo badukora bivuze ko tudasangira nyine ntabwo nini ibyorezo byo byajara ntabwo ndi nyine na corona yaraje ariko bizashira tujye dusangira ukuntu byaba biryoshye sha Oh no! umva bimeze utese tuzaba dusangiriye indwara nicika bashaka bamubwira wandangiye kuri cya gipangu cy'isabitira nakukuri yanzu y'umutuku ufite amabati y'umukara ufite n'igipangu cy'icyatsi dore ni kuri iriya nzu ndibona iriya iri mu rutoki iriya iruta izindi nyine kuyibona se iriya nuko ushaka kora hano akira ngo wembe kato nanjye ugashyira umwana akunda kaguha murakoze imana ibamugishe nuko shana sha inzara irashize none utu ngiye kubihemukira sha reka nze mpamagare ka kagabo nanjye kanyimye nka nompesha magambo cyambere rega ni amakuru nta gusangira ntabyo ubwo se wumvisha amakuru wumvisha amakuru nta gusangira ngubu rero ibintu biba biryoshye wabyumvishe ni ugusangira neza umva wabyumvishe se waroze kuri bunyiyemeho rero ntabwo se nabumviye basi ndambigusubiremo basi byumva ntabyo numva nose nakumva abantu nugusangira bagasabana ahubwo nyumvira nimba biryoshye No. ntabwo nagusigiraho akira nawe ako shora n'ukuntu umenyera ukagira ngo wankanga wowe ubone wankanga uhagarase mbanze muri ureba birabishita yara uzi ko umuntu ari ukubihorera mukajya mu rusha imbaraga shaka ari ukumvishwa ukabura akantu ese bakurasha ko isasu ryaza rije kureba itoroshe na microscope ngo bize kuguhiga umuntu azaza bihora ava yitoragura ese birabira ava yitoragura bitanye ushaka iki icyuma cyawe gisa nabi nicyo bagishene cyane umwana w'umuntu kurere urugo rw'umugabo reka nze mwereke igihe ibintu bikora ariko sha urabona kabiri mu rugo rw'umugabo hagarase umwe ariko sha
hari ahirya uzi ko bari gutanga imfashanyo reka nzi nambara agashati ngiye se bakibiki sibye ko bakibisabane amagare bite magambo se sha ndi umwana zirubu ukuntu mbwira ngo bite se ndi umwana sambarire nanjye nari mvugisha umwana ugira icyo gitwa kingana ukaba wiriwe muze umusaza nishushaje atageze Nyabugogo cyangwa atageze Kambodi ubwo se reka mumbwire kuva bagufungiye vuba vuba wise ufunga umutwe wakumutse kango mvuye muri gereza wagira ngo wese wagufunga we niwe bafunze bagufungira ko yakwisiga mukoro gure uburyo watukura naye bagufunze kubera gukoresha ibyuma bituma umuntu abamuremba tubyihorere kanege nuri se wari ufite izenyu wakumva uvuga uko se wagira ngo ugiye gusaba imfashanyo nawe tugende duhurire sha Kamwakereresha nikoneka nkubise mukanyereka mumbabare munyereka umuntu nkubise ninde mumunyereke ninde uyu ntabwo yabikora yagira disipurine uyu se nari namubereshe uyu ntabwo yankubita uyu ntabwo yankubita uyu ntabwo yankubita ese muyobo we nta kintu wamvuga utagiye kuzana akavuyo hano ngaha se akavuyo se ubu nakaye kavuyo urabona nta akavuyo mfite uragafite ariko ntabwo ari kenshi cyane tumaze amasaha inyuma y'abandi cyara tukiga barabanga bagufi imbere hano bugufi ntibukire gukora shati ndari inyuma narebeka nkarire n'ubundi ndabona inzara ikwiye abagufi bahawe ijambo reza nandebera we ega nikanziga amasabo nandebera usimani muyaba mwadaye ibintu vava tukigira Ziza umuntu aba yazi hano wowe munazinduka ukaza umujya inyuma iyo ujya hari ese urabona ngo bitajya ugabanya gusa ko ari uko umuntu aba yabiwe uceceke mwese reka mwihore uyu munsi usanze namutse neza mwakoze kwitabira tugiye kubaha iki amata n'ibigori umva shisha kibondo umva ziracyari ku isoko ubwo mude usemana yanjye ubu ngubu umuntu ariko ubugira neza bw'intware bwayigonze zose mwaretse tukifatira abanyamagambo dutangiye rero ufite inzara nyinshi ese n'inzara yarakishe wongera kuvuga arahita agenda It was at this moment he knew. mwihangane kandi wowe uri gushiriraho mwihangane ntabwo byacu wowe uzajya uzi tujyamo mugabanya akavuyo dutangiye mugabanya akavuyo ubu nta mujompira nawe ngaho wowe ubona ufite imbaraga zingana uburebure buhemberwa karareshya n'ifu ntabwo ivuga ngo muyobo wagize vava uzi ko umuntu wongera kuvuga none ko muri benshi cyane urebera musha urebera weze kasha kibondo ntabwo uzayanywa yonyine ntabwo uzayanywa yonyine undi nakurikire we muri bangahe turi batanu muri benshi cyane wowe turaguhezaho bikeya batanu n'umuryango munini ntabwo ari we mvuze n'amata yo kunywa yakiresha bora ihita usubira inyuma y'abandi ntiwongere urayasijyanye n'amata ntabwo uzabinywa byonyine cyumba kundira abayobozi ese watuje wakibona gusa twagiye kari ukumvijwe umuntu akamumura wowe nyuma vayo wowe busubiye inyuma vayo wari muri bangahe batanu
batanu si twabanaga mbere muri ghetto waretse tukabisanga batanu zana amata tubahe ongezweho umva sha muyobogira vavu 17 sha 17 reka tuguhe 17 17 ako sura una kukantu nakemera umuntu wese yazafata kamwe kamwe reba hano kamwe bubiri ahubwo nyine bwinshi we cyane wewe bugiye inyuma dukurikiza uri inyuma sha none ntago nabyemera ntago amata yashize tuza we ntabwo bari wowe muri bangahe ndabona unakoze muri bangahe 9 kabisa 9 n'icyo ko nta mata mu mpaye kose wabanza ugashimira n'ibyo ngibyo urifuje cyane nibyo bijyo dushobora kwita tubitwara kira ntabwo baratanga muri bangahe se ntabwo ari wowe nawe murakoze no sha muzane vavu turakweza shaka ubwo se mumbaze ngo turi abana banga murahana kujya se kwari kubyara gusa abana 17 rero ibyo abantu bagufi byashize karanga iki ryabareze ubu narakwimye none nanjye uranyimye